abahoze ari abasirikare harimo n'abamugariye ku rugamba bose bagera kuri 12 bo mu karere ka Nyabihu nibo bashyikirijwe inzu 12 bubakiwe na komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Guhabwa izi nzu kuri aba bahoze ari abasirikare ngo bibereka ko igihugu gikomeje kubitaho kandi kibakunda cyane. Abantu bavuye ku rugamba rimwe n'abamugaye benshi ariko kubona Perezida wa Repubulika no kumushimira kubera ko yatwibutse yaduhaye agaciro bakomeye cyane. Ashima Perezida wa Repubulika wampaye inzu ifite agaciro. Turabatumye muzahore mutumubwira ati rwose uracazirikana abasirikare bawe. Ntabwo tuzamutenguha. Gute? Kumutenguha mu kazi kari ko kose umuntu kubakiye ngiyi inzu ko wayibonye ntakunda bata aburi jya bakwitaho. Uyu munsi ni uw'ibyishimo. Kuri izi tariki 25 ni ibyishimo kubera aya mazu twahawe na komisiyo de demobilisation, ariko tugashimira Perezida wa Repubulika. Usibye aba bahoze ari abasirikare bamugariye ku rugamba bahawe izi nzu harimo n'abahoze mu mashyamba ya Kongo banyuze mu kigo cya Mutobo. Aha ni naho Mukandayisenga Antoinette umuyobozi w'akarere ka Nyabihu ahera avuga ko ibi byose ari imbarutso y'umutekano ndetse n'ubuyobozi bwiza. Bitewe n'ubuyobozi bwiza ariko by'umwihariko tukabigeraho bitewe n'umutekano. Nta mutekano burya nta mutekano ntabwo ashobora kubirya ngo bimire, ntabwo bishobora kumugera. Twebwe intangaha iwacu turabizi cyane ibijyanye n'umutekano kubera n'ibihe by'abacengezi twanyuzemo. Perezida wa komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare Nyirahabineza Valerie yasabye aba batujwe muri uyu mudugudu kubanira neza nabo basanze bibuka ko ubumwe bwacu arizo mbaraga zacu. Mwe rwose ko mwisanga musanze ubuyobozi bwiza, musanze ubuyobozi natwe kandi tuzakomeza tujye tubasurira hamwe nk'abaturage b'Abanyarwanda maze dukomeze tubagezeho iby'ubuyobozi bw'igihugu bwadusabye kubagezaho. Ariko nanone dukomeza kubasaba ngo abo bavandimwe tubazaniye kugira ngo muturane mukomeze mube umwe. Ubumwe bw'Abanyarwanda bibe intero yacu, inyikirizo yacu, ni hame, ni inkingi ya mwamba y'iterambere ry'igihugu, maze muzakomeze kuba umwe, mukorere hamwe, dushyigikire ubuyobozi bwacu hamwe kandi twitabire gahunda za leta hamwe. Usibye aya mazu 12 yashyikirijwe aba bagenerwabikorwa bo mu karere ka Nyabihu, hari n'andi mazu 6 nayo yashyikirijwe abagenerwabikorwa bo mu ntara y'Amajyepfo. Muri rusange komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare imaze kubaka amazu agera ku 1073 kandi yose yahawe abagenerwabikorwa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.